Mwaramutseho mwese. Reka tubagezeho mu nshamake ibyo twabashije gutegura kubw'uyu munsi. Mbere tubanze duhe mpure umuryango wacu mugari w'Abanyamurenge, ndetse by'umwihariko n'umuryango wa bugufi w'abacikacumu bagatumba. Turababwiye ngo mwihangane kandi mukomere. Impamvu twibuka rero ntabwo ari ukuzura akaboze, ahubwo ni ukugira ngo tugarurire agaciro abacu bambuwe n'abicanyi. Ikindi nanone kiza gituma twibuka ni ukugira ngo biduhe imbaraga zo kubasha kunga ubumwe bwacu, maze tubashe gukumira ingengabitekerezo mbi y'abariya baba bagamije kudutsemba, ndetse no kubageza imbere y'ubutabera kugira ngo baryozwe ibibi bakoze. Imyaka ibaye 20 itambutse uhereye tariki ya 13 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2004, ubwo mu ijoro abacu baterwaga n'abicanyi, bakaba barabavanguye n'abandi bari baturanye mu nkambi, bazira gusa yuko ari Abanyamurenge, bazira ishusho yabo. Nanone ikibabaje nuko ibyo byabaye bari mu gihugu bari bizeyemo umutekano, aho bumvaga ko bari mu maboko y'umuryango w'abibumbye UNHCR, aho nanone bari bahunze ubwicanyi mu gihugu cyacu cy'amavuko, aho bari bavukijwe amahoro bazira uko basa. Turibuka rero inzirakarengane 166 zagiye kuri uwo munsi, bicwa urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rwo gutemagurwa, urupfu rwo kuraswa, urupfu rwo gutwikirwa mu mahema bari barimo. Bukeye bwaho bikimara kuba, ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi cyari kibacumbikiye bwarahazindukiye, ndetse buza kureba ibyabaye. Barahumurije, bavuga bihanukira, harimo umuyobozi w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko ibi byabaye bitazongera kuba kandi bitazatambuka bidahanwe. Atanga icyo cyizere uwo munsi. Nanone hari vice president w'igihugu cyacu cya Kongo, nawe yarabishimangiye avuga ko ibi bidashobora gutambuka gutyo bidahanwe. Yewe hariho n'uhagarariye umuryango w'abibumbye mu gihugu cy'u Burundi, nawe yarabishimangiye avuga ko abakoze ibi byanga bikunda bagomba kugezwa imbere y'ubutabera. Uyu munsi ntiduhaye twibuka gusa, ahubwo turatekereza ku myaka 20 ishize dutegereje ubutabera. Imyaka 20 y'agasuzuguro n'akarerego k'amahanga yagombaga kuturenganura. Imyaka 20 irashize
tutarahabwa ubutabera amahanga yaradutereranye. Jenoside y'Abanyamurenge imaze kuba mu Gatumba, isi yose yarahagurutse irayamagana. Uwo munsi biba twavuga nk'umuryango w'abibumbye ndetse na Union Européenne muri rusange, yewe n'ibihugu byari biyoboye icyo gihe nka Afurika y'Epfo nabo barabyamaganye, bavuga yuko byanga bikunda babikoze bagomba kubiryozwa. Ntibyagarukiye aho ngaho, na Conseil de Sécurité ya Nations Unies nayo yarateranye irabyemeza, ivuga ko abakoze ari amahano bitagomba gutambuka gutyo gusa ngo bashigikire impunité muri iki kinyejana twari turimo. Ubwo kwamagana no gusaba ubutabera byakozwe n'ibihugu bikomeye byose ku isi, ariko tukaba tugejeje none nta kirakorwa. Yewe nta na dosiye yigeze ikorwa ku bwa buriya bwicanyi kugira ngo byibuze hakorwe enquête, hamenyekane ababikoze kugira ngo babashe kugezwa mu butabera. Nyamara ababikoze uwo munsi biba bukeye bwaho barigambye ku maradiyo mpuzamahanga, twese turabyibuka kuri radio BBC. Uwitwa Pasteur Habimana yari umuvugizi wa FNL Parpehutu yarabyemeye ku mugaragaro, avuga yuko ari bo babikoze, ashyiramo n'andi magambo y'agashinyaguro. Icyo gihe Parpehutu FNL yayoborwaga n'uwitwa Gator Rwasa, n'uyu munsi bari mu butegetsi mu Burundi, bakingiwe ikibaba n'ubutegetsi, bamwe ndetse bari no mu nzego nkuru za leta, aho bigaragara ko bafite za immunité parlementaire, aho badashobora gukurikiranwa mu gihe bacicajwe kuri izo ntebe. Amahanga rero amaze kudutererana, Abanyamurenge batekereje ko batagomba kurebera ngo bifumbate, kuko twaje gusobanukirwa yuko isi itagira imbabazi, kandi akimuhana kaza imvura ihise. Baricaye barisuganya, bareba mu bushobozi bwabo bafite, bagerageza kwiyambaza impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, bakora dossier bayishikiriza urukiko rukuru rw'i Bujumbura, ndetse banatanga kopi mu rukiko rukuru rwa gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Ku bufatanye rero bw'ishyirahamwe ry'abacikacumu ba Gatumba n'imiryango yabuze ababo, barabishigikiye, ndetse batanga n'ikirego mu rukiko rukuru mpuzamahanga, tribunal ya cour international. Icyo kirego ari cyo CPI cyaratanzwe kugira ngo byibuze tujye dukurikirana dufite ikirego cyacu twitangiye, tudategereje iyo nkunga y'amahanga. Nubwo iyi ntambwe yatewe ari ntoya, ntitwabura kwishima kuko ari ingirakamaro muri urugenzi turimo rwo gushaka ubutabera. Uyu mwanya wo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abanyamurenge mu Gatumba ni n'umwanya nanone
wo gutekereza ku kahise kacu ndetse n'akazoza kacu. Ni umwanya wo gutekereza ku bwicanyi bwose twakorewe mbere na nyuma ya Gatumba, kuko ubwicanyi bwacu ntibwatangiye muri 2004 gusa. Uko amateka yacu abitubwira nuko ubwicanyi nk'ubu buri planifiye bwatangiye mu 1964 igihe cya Murere, kugeza kuri ubu bwicanyi turimo gukorerwa bwatangiye mu mwaka w'2017. Byagaragaye ko uyu ari umugambi wateguwe kuva kera wo kutwangaza ndetse no kutumaraho, kuko ibingibi bya 2017 byo byajaraga hebuzo, kuko umugambi byagaragaye koko ko bashakaga kushyira mu bikorwa nubwo batabigezeho 100%, aho badusenyeye imihana yacu yose ndetse bagatwika imirima, bakatumaraho amatungo bayanyaga, bakadutwikira ibikorwa by'iterambere birimo amavuriro, amashuri n'ibindi. Ibyo byose ni ibimenyetso bifatika bigaragara ko ari umupango wapanzwe ugamije kuza kurimbura ubwoko bwacu ndetse no kutuvutsa amahirwe yo gutura mu gihugu cacu. Nanone twakwibukiye imyaka 20 tutazirikana abitanze bakikoma imbere uyu mugambi mubisha kugira ngo batabasha kuwugeraho. Nimba hari abanyamurenge bagituye mu Bibogobogo, nimba hari abanyamurenge bagituye mu Rurambo, ku ndondo yo hagati cyangwa se indondo y'Ubuvira no mu Mikenke ndetse no mu Binembwe, nukubera imbaraga abanyamurenge bashize hamwe kugira ngo babashe kwirwanaho uyu munsi tube tukivuga yuko tugifite iwacu dukomoka. Uko imyaka ihita ibibazo birushaho kuba bibi. Igitangaje nuko uyu munsi leta ya Kongo iri kugororera abo batugiriye nabi aribo ba mayimayi, ikabinjiza mu gisirikare cya leta ibita ko aribo bakunda igihugu cyangwa se abazalendo. Ibi byose bikaba ibimenyetso bitwereka ko leta yacu ya Kongo yakagombye kuturengera, ifite mu kuboko kunini mu kugira ngo tube uko tumeze kuri uyu munsi. Bityo hakaba hakenewe ubumwe bwacu, twese tugasenyera umugozi umwe, tugahuza imbaraga duharanira kugira ngo iwacu hatazazima. Niyo mpamvu tugomba kwishakamo ibisubizo birambye. Nkaba nsoza nongeye kwihanganisha umuryango wacu w'abanyamurenge muri rusange ndetse by'umwihariko n'abacikacumu bagatumba turimo kwibuka uyu munsi. Nkaba mbabwira ngo mukomere, Imana niyo izi ejo hacu hazaza. Murakoze. Yes. Good morning. Allow me to start by saying that murakoze cyane. Sinzi nitwa Bahati Gislin, aba ndi umuyobozi w'aba Kongomani bakomoka muri Nord Kivu. Nkaba uyu munsi nishimye cyane kuba ndi kumwe namwe. Ubutumwa bwanjye ni bugufi cyane, ariko
ibyinshi byavuzwe kandi bifite akamaro cyane. Gusa icyo navuga nuko ndashimira abanyamurenge cyane. Nukuri ubuzima bwabo bwaranzwe n'ibyo bita resilience cyangwa se kwihanganira ibintu bigoye bidashobora kwihanganira ikiremwa muntu. Mu bantu bakakwiriye kuvuga Imana ntabwo abanyamurenge barimo, ariko igitangaza nibo ba mbere bavuga Imana kurusha ubundi bwoko bwari bwo bwose. Mu by'ukuri ukurikije amateka y'Abayahudi cyangwa se abandi bantu bose bagiye bahura n'ibyago bimeze nk'iby'abanyamurenge bahuye nabyo, hari ikintu kimwe nifuza kubabwira abanyamurenge. Iyi si turimo nta n'umunsi n'umwe izigera habaha ubutabera. Muzakurikirana amateka y'abantu bose barwaniye ubutabera, nta muntu uzahaguruka ngo abagirire imbabazi, nta muntu uzahaguruka ngo bavuganire. Mu gihe cyose muzaba mudahagurutse nk'ubwoko ngo mudefande uburenganzira bwanyu mu nzira zarizo zose. Icyo cyo mugikurikirane, mwiga amateka. Abantu b'abarimu bari ahangaha, abantu biza amateka, ntabwo byigeze bibaho. Isi turimo iri injuste, isi ntacyo bibwiye. N'uyu munsi n'abandi bapfa n'abandi bazapfa, ntacyo bibabwiye, nta nicyo, kuko kuri bo bamwe ni business. Kubona amatopic de discussion mu gihe bari kuvuga bati bakana kabapfuye n'abandi bapfuye. Kuko ubonye ibi bintu byabaye, barabizi neza kurusha ukuntu mubizi, barabizi neza kurusha ukuntu tubitekereza, ariko ntacyo bibabwiye kubera ko kuri bo ni business zabo. So mu gihe rero abantu batahagurutse ngo bivuganire, nta muntu n'umwe uzakuvuganira. Icyo kintu mu gitware buri muntu akijyana yumva yuko ariyo condition yiwe. Ibigi byakatuma byabaye, niyo circumstance yabayeho itandukanye n'ibindi bihe byose byigeze bibaho mu mateka y'isi, ku buryo ngewe mvuga nti iyo ngiyo ni double genocide. Reka mbasobanurire impamvu ari double genocide. Icyambere cyo bano bantu bishwe mu maboko y'abagomba kubarinda, abandi bantu bicirwa mu gihugu cyabo bagahungira mu mahanga. Iyo umaze kwambuka umupaka ukurikije amategeko ya Nations Unies, nta n'umuntu utangira umuntu uri guhunga. Iyo umaze guhunga warenze umupaka bisobanuye ngo uri safe. Ni nka ririya tungo ryahungiye mu nzu y'umuturanyi, noneho ryageramo aho kugira ngo ribone protection rigahinduka ibyo kurya by'abo baturanyi. Burya ibintu abanyamurenge bakorewe nta bundi bwoko usibye Abayahudi bwakorewe ikintu kimeze nk'icyo mwakorewe. Uko mwari mwahunze bisobanuye ngo mu psychologiquement mwari sécurisé. Nyuma yaho bakabishyira mu maboko y'umuntu akakwiriye kubarinda. None ikindi kintu kibabaje kurusha ibindi byose, reka nkibabwire, nuko ababikoze ubu bakidegembya, bari mu mahoro, nkaho bari kubabwira bati mwakoze neza. Icyo kintu kiri traumatisant. Sinzi niba abantu mugerageza kubyumva. Ni mpamvu ngiye nshimira abapasitoro cyane bitoryo y'abanyamurenge bari ahangaha. Mwakoze umurimo ukomeye cyane wo gusana imitima y'aba bantu. Mbabwije ukuri yuko sinumva ukuntu ubwoko bw'abanyamurenge bari kubaho iyo butaza kugira abakozi b'Imana hamwe. Imana yo mu ijuru ibaha imigisha kandi ikomeze umurimo mwiza mwakoze kandi muri gukomeza no gukora. Mu kurangiza rero ibyo ngiye kubabwira, ndashaka kubabwira ko isi turimo ifite ibyo bita mu rurimi rw'amahanga, ni ukuvuga ngo bagira icyo bita sabotage. Sabotage ni ukuvuga ngo ufite ikibazo, yego, kimeze gute, ukakivuga, wamara kukivuga bagahagara ku ruhande. Niyo mpamvu communauté internationale yaravuze turakondamninga ibyabaye, so what? Tubabajwe n'ibyabaye, so what? Tuvuze ibyabaye ni bibi, icyo ntacyo bivuze. Kuvuga ngo tubabajwe n'ibyabaye nta action iri gufatwa ngo hagira icyo bita initiative. Ibihugu bigenda bidegembya, abantu bajye muri parlement. Ni gute mu parlementaire uri umwicanyi? Uri kubyumva icyo kintu? Ni gute mu parlementaire uri umwicanyi? Uriya mugabo iyo mutekereje agatorwa, sinjya nibaza nk'igihugu gitunze umuntu nk'uriya kikaba kimufite nk'umuntu wakoze ubwicanyi, ufite amaraso y'abantu bangana gutya mu maboko ye. Nations Unies muzi, icyo gihugu kikakomeza guhabwa inkunga na Nations Unies,
amahanga akomeza gutwerera icyo gihugu akagihereza inkunga zo kugira ngo bakomeze bagapasinga amategeko, n'abicanyi bayoboye igihugu. Icyo kintu ntaho gikomba gikwiriye kubaho. Abantu bo muri Nord n'abantu bo muri Sud turabavandimwe. Icyo twizira gose ni ikintu kimwe, bizatinda nitutabikora twebwe abana bacu bazabikora, nitishakira justice abana bacu bazayishaka, nidashaka justice abuzukuru bacu bazayishaka, ariko bizatinda bizatebuka, abanyamurenge bazabaho neza mu gihugu cyabo. Ibi bintu cyatubyibukira iwacu, ntago no kubyibukira mu mahanga byonyine ni sabotage nagashinyaguro. Twakwiriye kuba turi kwicaye muri Kenya ariho turi kwibukira ibi bintu. Twakwiriye kuba turi iwacu mu gihugu, mu dusozi twatwiciyemo, tukibuka akagahinda kose n'ibyo tubayeho. Ariko no kuba turi mu mahanga byonyine bisobanuye biti na bado turacyababaye, kuko kugira ngo ubwoko bw'abanyamurenge bube asosiye na uko utekereje abanyamurenge uhita ubona ubuhunzi, uhita ubona ubwicanyi, uhita ubona agahinda, uhita ubona ibibazo, uhita ubona ubukene, kuko ariko bikwiriye kuba ku bwoko buzima. Ijambo rya nyuma ndababwiye gusa mukomere, kandi Imana iri kumwe namwe, kandi ntaho muzajya, isi muzayibamo ni yanyu, kandi n'igihugu cyanyu muzagisubiramo ni cyanyu, kandi muzaba amahoro, ntacyo muzaba, niko ijambo ry'Imana bivuga. Kandi mukomere, nukuri mukomere. Abayobozi ba community y'abanyamurenge, Imana ibahumugisha, muri abagabo b'intwari gukomeza gushira abantu bose bafite ibikomere bingana gutya ku murongo, bisaba imbaraga zikomeye cyane. Murakoze, mugira imigisha, kandi mukomeze mubeho nk'ukuntu umuhanzi Israel Mbonyi yabivuze, muzakomeza mubeho, kandi nta numwe ufite ububasha ku buzima bwanyu usibye Imana yonyine. Murakoze. It's now 20 years of persecution and justice denial. So my sincere condolences to the entire Banyamulenge community, in particular to the survivors of genocide against the Banyamulenge in Gatumba and the families affected. Take heart. We are now commemorating our dear loved one, not just to remember, but to build a strong unit. And building a strong unit is to fight against the justice against, to build a strong unit is to gain the justice. We are now remembering our loved one by seeking the justice for those who lost their lives in genocide against Banyamulenge. It's now 20 years commemorating our dear loved that fell in the genocide against Banyamulenge in Gatumba on the night of 13th August 2004. We remember those who lost their lives, and that fateful night simply for being Banyamulenge. 166 innocent civilians were murdered through being cut into pieces, being shot, and some burned down in their tents in a refugee camp under UNHCR. More than 100 others were severely wounded. It's so unfortunate that these people who were killed had fled to Burundi in the name of saving their lives. But little did they know that death hunted them for just being Banyamulenge. This plot to destroy them saw them sacredly and painful, followed to the country where they fled to seek refuge, and saw them pinpointed from among other tribes that they lived with in the camp. Basing on the manner in which this killing was plotted, how it was executed, the killers and the victims, then our legal representatives conclude that this killing fits the definition
of a genocide as per the defining laws. Though nations do not agree to this, it is still the name we chose, that what happened to our people in Gatumba is so-called genocide. Today, we do not just commemorate, but we contemplate on the last 20 years that we have been waiting for justice. 20 years of despair and neglect from nations that we are supposed to advocate for justice to us. 20 years of abandonment from nations. When the genocide was carried out on the Banyamulenge in Gatumba, the whole world condemned the act. In the early morning of that fateful night, the leaders of Burundi, including the president himself, visited the site. They strongly condemned what had been done, and promised that justice will be served and the culprit will be put to book. The Vice President of Congo at the time ensured the same message. Powerful nations followed suit condemning the heinous act. These included the USA, European Union, France, Holland, England, Greece, South Africa, and even the UN Security Council. They all voiced the same sentiment, that those responsible for the killings should be brought to justice. These condemnations and calls for justice were done by the powerful nations globally, ensuring us that our fallen relatives will get the justice they deserved. Unfortunately, up until this day, that has never happened, despite the fact that this nation had the power to pressure Burundian government to follow up on this crime with their judicial system, considering that it happened in their land. Congo too had the dutiful legal right to claim justice for its citizens. These countries have the power to involve international courts such as International Criminal Tribunal for Rwanda, International Criminal Tribunal for Yugoslavia, etc. In all these, the nation did nothing. To date, the Gatumba case has never been filed in search of justice. Not even preliminary legal investigations have been done. Upon this abandonment by the nations, the Banyamulenge community decided to not look up to them for support. We resolved to take the matter into our own hands and fight for justice, since we felt capable of representing our case. It was then that we thought professional international lawyers who are experts in handling international cases to help us in filing a lawsuit accordingly. This will enable us seek justice by following up on the charges filed, without solely waiting upon other nations to do everything for us. The Union of Gatumba Survivors and the families of the slain have been backed by advocates and the Banyamulenge community leadership, and have been able to achieve this, making a charge of genocide and crimes against humanity to the Attorney General of Burundi, to the military auditor of South Kivu, and even to the Rwanda Investigation Bureau, since the suspect in killings are believed to come from the three nations, which are Burundi, Rwanda, and Congo. The charges have also been made known to the Attorney General of International Supreme Court. Though this step that we've made forward seems so tiny, it is all the same crucial towards our struggle for justice.
This moment, as we commemorate our loved one who fell in the genocide, we are called upon to take a breath and consider the past of our ethnic group, and at the same time envisage our future. It is a time to think about all the killings to our people, both before and after the Gatumba massacre. From Murere up until the recent killings, they are all started in 2017. You know, our villages were set on fire, our people are being killed, and also our cattle were taken away. So we have to stand still and fight for our freedom and also fight for our justice. In them all, we've never been served justice. This is a good time to think and seek means through which we can confront the problem threatening us. And the years go by, problem become more difficult. The question each one of us should be asking themselves is, how well prepared, or rather how well built are we to solve this problem? Should we get distracted and the problem outdo our problem-solving ability? Then we risk being wiped out of the face of the earth. The justice that we need is indeed costly. We need to make use of experienced international lawyers, and this is quite expensive. In the meanwhile, the war is still ongoing. Our people back home need our support. This calls for every Munyamurenge, wherever they could be around the world, to realize and keep in mind that this issue concerns us all. We ought, or we need to hasten our contribution and courage in what we have been able to do so far, since we now get to know that it is better to get a solution from within ourselves rather than waiting for help from outside. Together we stand, divide we fall. I call upon all Munyamurenge, wherever he or she could be around the world, to join our effort building a strong community unit and fight for our freedom. And as I said earlier, together we stand, and divide we fall. Let me say again my sincere condolences. Thank you so much. Twongeye kubihanganisha mwese, by'umwihariko abarokotse ubwicanyi bwakorewe Abanyamurenge mu Gatumba. Mukomere, turi kumwe. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo hora murenge. Murakoze. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Ora, ora.
gakondo yacu hora turi kumwe murenge ntacu uzoba banyamurenge twese batatanye mu mahanga atandukanye uzirikane murenge ubwo twashegeshwe n'intambara twica umunsi ku munsi hora murenge ntacu uzoba Hora murenge we
tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo dukeneye ubutabera. ubutabera kubwicanyi nakorewe abanyamurenge. Dukeneye ubutabera kubwicanyi nakorewe abanyamurenge. dukeneye ubutabera ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge. dukeneye ubutabera. ubutabera ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge kandi n'impande zose. Amanywa n'ijoro turicwa, gitondo n'umugoroba duhora duhunga. Turi ibiremwa nk'abandi bantu. bakorewe abanyamurenge. Dukeneye gutura, dukeneye gutuza, ubutabera turambiwe guhora mu bwicanyi bakorewe abanyamurenge. kandi Imana yaturemeye igihugu. dukeneye ubutabera nk'abanyamurenge. Dukeneye kubaho nk'abanyamurenge. bwicanyi bakorewe abanyamurenge. Turi ikiremwa muntu nk'abandi bantu. Ubutabera turabukeneye. kubwicanyi Dukeneye bakorewe ubutabera. abanyamurenge. ijoro ry'umuborogo, ijoro ry'umubabaro, ijoro ry'agahinda, ijoro abacu bapfuye bicwa mu nyamaswa, ijoro ryasize umwijima mu buzima bwacu. Dukeneye ubutabera ku banyamurenge bose bishwe mu gatondo. Usiku wa huzuni, usiku wa maombolezi, usiku wa machozi, usiku uliotenganisha watoto na wazazi, usiku ulioacha vidonda katika mioyo yetu. Tunahitaji haki katika Wanyamulenge. ubutabera kubwicanyi bakorewe abanyamurenge. Yo, reka nongere nibuke. Kwibuka ni byiza, bituma abacu batibagirana, bigatuma twibuka tuniyubaka. Dukeneye ubutabera bwicanyi bwakorewe abanyamurenge. Ryari ijoro ry'amarira, ijoro ry'agahinda, ijoro ry'umubabaro, ijoro ry'umuborogo mwinshi ubwo abacu bicwaga. Erega umunyamurenge yamye kera arengana. Dukeneye ubutabera ku bwicanyi bwakorewe abanyamurenge. Gatumba we, genda waraduhekuye. Gusa reka nkubwire akantu kamwe. Dore impfubyi wasize twarakuze. Bamwe babaye abagabo, abandi babaye abagore. Ndakwizeza yuko ikivi wasize tuzacuza. Dukeneye ubutabera ku bwicanyi bwakorewe abanyamurenge. Ese kuko hazagera igihe twicare dutuje dutekanye, dusangira dutarama nk'ibisanzwe, ubwo tuzaba turi kuvuga ngo ibyabaye ntibyongeye kubaho. Yo, mumbuye uwo munsi, mumbuye iryo joro, mumbuye icyo gitaramo, ubwo tuzicara tuvuga ngo ibyabaye ntibikabe. Twicaye ababyeyi bari mu mbere, ibintu byose bimeze neza nk'ibisanzwe. Ni ukuri mumbuye uwo munsi. Dukeneye ubutabera ku bwicanyi bwakorewe abanyamurenge. Amagambo ashize ivuga, uzi icyo navuga n'icyo nakora, ariko munyamurenge we,
dawe ibyo wadusinyiye byatugizeho ingaruka, byadusize intimba n'ubugingo n'ubu. Ni ukuri abafite uburyo, abafite uko batuvuganira, we need justice. Dukeneye ubutabera, ubwicanyi bwakorewe Abanyamulenge. ijoro ritazibagirana, iminsi 13 y'ukwezi k'umunani, ababyeyi n'abana batwikiwe mu mazu, batwikwa batarobanuwe, umutoya n'umukuru. Intego kwari uko ntabapfira gushira. Turi abantu b'abagabo, turi abantu bazagirira igihugu akamaro, tuzabahoza ku mutima babyeyi bacu, tuzabahoza ku mutima n'abacu, tuzabahoza ku mutima bashiki bacu, tuzabahoza ku mutima Banyamulenge mwazize uko mwaremwe mu gatuza. Dukeneye ubutabera ku bwicanyi bwakorewe Abanyamulenge mu gatuza. Dukeneye ubutabera, ubwicanyi bwakorewe Abanyamulenge. Dukeneye ubutabera, nta kindi. Nta yindi ndirimbo turirimba. Gahinda kari ku mitima yacu nibyo twakorewe.